Haleluya, haleluya. Mutima wanjye himbaza Uwiteka. Uwiteka Mana yanjye urakomeye cyane, wambaye icyubahiro no gukomera. Wambara umucyo nk'umwenda, usanzura ijuru nk'umwenda ukinze mu ihema. Imana ishimwe cyane, dutangaje kandi dushimishijwe no kuvuga gukomera kw'Imana yacu muri iki gitondo nk'uko umunyazaburi yabivuze muri Zaburi 104. Uwiteka ashimwe cyane. Ndabaramukije rero mu izina rya Yesu kandi muri iki gitondo mbasabiye umugisha uturuka ku Uwiteka. Abakiryamye bari ku bisasiro mukomeze kubana n'Umwami. Ababyutse mushaka Uwiteka, Uwiteka abiyereke. Ndagira ngo tuganire ku magambo ari mu rwa kabiri rwa Petero igice cyaho cya 3, afite umutwe uvuga ngo kugaruka k'Umwami Yesu. Ijambo ry'Imana tugomba kujya turirya ku manywa na nimugoroba, kuko twabonye ko ari ryo rizadukingira, rizadukiza. Imana ishimwe cyane kuba yaraduhaye ijambo ryayo. Petero aravuga ati, bakundwa, uru ni rwo rwandiko rwa kabiri mbandikiye. Nanjye reka mbabwire nti bakundwa, iyi ni indi nshuro nongeye kuza ngo nganire namwe. Uko birengeje kabiri, kandi Uwiteka abe hagati muri twe, aduhe mwuka we wera kugira ngo atwigishe kandi adusobanurire. Muri izo zombi imigambi yanjye yari iyo gukangura imitima yanyu itarimo uburiganya, mbibutsa, haleluya, ni ukwibukiranya. Kandi nzi neza ko mufite imitima ishaka Imana. Nuko rero reka nongere mbibutse, twongere twibukiranye, kugira ngo mwibuke amagambo yavuzwe kera n'abahanuzi bera, mwibuke n'itegeko ry'Umwami ari we Mukiza mwabwiwe n'intumwa zabatumweho. Nyamuneka twibuke amagambo yavuzwe n'intumwa, yavuzwe n'abahanuzi guturuka kera. Guturuka kera abahanuzi bagiye bagaragaza yuko ikintu Imana isaba abantu ni ikintu kimwe. Ntabwo Imana ijya igira umwihariko ngo ivuge ngo aba ngaba bo kubera ko ari abo muri iki gihe, mwebwe muzakora ibi n'ibi, hanyuma bariya bakora ibi n'ibi. Oya, ikintu Imana idusaba ni ukuyumvira, ni ukuyubaha. Kandi nk'uko twagiye tubiganira, nta yindi mpamvu yera yirabura, ni uko hari ikindi kiremwa kindi nacyo gishaka kubahwa nk'Imana. Mu yandi magambo, iyo utubashye Imana uba urimo wubaha icyo kiremwa kindi. Kandi Imana ibyo tugomba kuyubahaho nta bindi yabyanditse muri iri jambo ryayo, ni ukumvira amategeko n'amateka yayo, ni ukumva gahunda iba yarashyizeho kugira ngo tuyikurikire, kugira ngo tuyiramye. Hirya y'ibyo rero, iyo twanze kumva ibyo yanyujije mu bahanuzi kera, tukishyiraho inzira zacu, tuba turiho turwanya Imana, kandi tuba turiho dukorera uwo wundi nawe uri kwishyira hejuru ushaka icyubahiro cy'Imana. Ariko Petero yavuze ku murongo wa 3 ngo, mubanze kumenya iki, yuko mu minsi y'imperuka hazaza abakobanyi bakobana bakurikiza irari ryabo, babaza bati, isezerano ryo kuza kwe ririhe? Ko uhereye aho ba sokuruza basinziriye byose bihora uko byahoze uhereye ku kuremwa kw'isi. Abantu benshi uyu munsi bahindutse abakobanyi. Vuga ati, ariko se namwe mwarasaze ngo muri abarokorera? Igihe mwahereye muvuga Yesu ari hehe? Azaza ryari? Sinavutse nsanga ibyo bintu bivugwa. Data ntiyabivugaga, na sogokuru ntiyabivugaga. None se ko Yesu ataje? Ariko umurongo wa 5 uravuga ngo, nuko biyibagiza nkana. Kwiyibagiza nkana, hari ikintu kiba kiri mu mutima yabo barwanya, kuko n'ubundi ijwi ry'Imana riri mu mitima ribemeza ko imperuka izaba, ko Yesu azagaruka, ko bagomba guhindura, ko hari ibyavuzwe n'abahanuzi kera bakwiriye kugenderamo. Ariko kugira ngo babirwanye, biyibagiza nkana yuko ijuru ryahozeho uhereye kera kose. Ese wababaza ati, ririya juru ninde warishyize hariya?
barisobanura, ndetse n'isi yakuwe mu mazi ikazengurukwa nayo kubw'ijambo ry'Imana, ari byo byatumye isi ya kera irengwaho n'amazi ikarimbuka. Nshuti bavandimwe, umuntu uvuga aya magambo, umuntu wirengagiza imperuka, umuntu uvuga ko nta Mana iriho, abo bantu bose mu mitima yabo byanditsemo ndetse biraharatuye, ahubwo barirengagiza. Ndetse ubabaje ati ririya juru ninde warishyize hariya, rihari ku yihe mpamvu, ntabwo yabona icyo asobanura. Ubu kandi abo bavuga ibyo akenshi bari n'abantu bazi ubwenge, bazi uburyo isi iteretse ku mazi. Uwabaza ati ese isi ni iki gituma itarengerwa kandi iteretse ku mazi? Ese byo babisubiza? Ese si ukwigiza nkana? Ni uko hari imbaraga itegeka, iyobora, yavuze ati wasi we hagarara aho ku mazi. Kandi baba babikora birengagiza, bigiza nkana. Ariko ijuru n'isi bya none, iryo jambo niryo nanone ryabibikiye umuriro uzatera ku munsi w'amateka, urimbure abatubaha Imana. Rya jambo kubaha, nshuti bavandimwe, dukwiriye kubaha Imana kuko guturuka kera Imana nta kindi yagiye isaba abantu usibye kuyubaha. Byagiye bisa nk'ibintu bigorana cyangwa se bitumvikana, ariko kubaha Imana ni ibintu byakabaye bidushimisha. Erega nta yindi mpamvu ituma tugomba kuyubaha, nuko ari umuremyi, niyo yaturemye, kandi iyo mpamvu niyo yonyine yatumye turema. Yaturemye kugira ngo tuyubahishe imbere y'ikiremwa cyayisuzuguye, kandi n'ubu kiyisuzugura, ndetse kinadushuka ngo natwe dufatanye nacyo kuyisuzugura. Ni ahacu rero kugira ngo twisuzume, turebe ko tucyubaha Imana, turebe ko tugikunda Imana, turebe ko tudafatanya n'iki kiremwa kuyisuzugura, kutayubaha. 8. Ariko bakundwa, iri jambo rimwe bikabasobe yuko ku Mwami Imana umunsi umwe ari nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi ari nk'umunsi umwe. Haleluya! Imana yacu ni Imana nyir'ibihe, ntabwo ikangwa n'ibihe cyangwa ngo ishyirwe kuri puresha. Oya, Imana yacu ni Imana itegeka byose. Kandi twebwe buri inshuro nyinshi tujya tugwa mu makosa kubera igihe kidusunika. Ukavuga uti rero nagombaga kubaha Imana, ariko urabona nawe ubu se ngaho reba, mfite abana bangahe, ngiye kubazwa minerivare, nari mbonye akazi cyangwa ikiraka cyo kutubaha Imana, ariko kiri buvamo ibifaranga byinshi. None se abana barishyurirwa n'iki nintabikora? Aya manyanga nintayakora ko bari bunyirukane mu nzu, ndajya kuba he? None se ko ubona hakenewe ibi n'ibi bizaboneka ryari? Igihe kikadusunika kigatuma tutubaha Imana. Oya, ku Mana ho si uko bimeze, ahubwo imyaka igihumbi ni nk'umunsi umwe. Kandi natwe ntabwo twari dukwiriye kujya kuri puresha y'igihe, kuko umubyeyi wacu ategeka ibihe, ntitukajye kuri puresha y'igihe. Arakomeza ku murongo wa 8. Umwami Imana ntitinze isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza yuko ibigenza, ahubwo itwihanganira, idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Urumva abandi bavuga ngo mbese isezerano ryo kuza kwe ririhe? Bakagombye kwishima, ahubwo bati oke, ubwo rero isezerano risa nk'iritinze, reka twitegure kurushaho. Sibyo? Ariko aho kugira ngo bitegure, ahubwo na bya bindi bari baremeye, barabireka bagasubira inyuma. Twahoze tureba ibyo abantu basubiye inyuma n'abadashaka Uwiteka. Inshuti zanjye, ntabwo ari igihe cyo gusubira inyuma, nta nubwo ari igihe cyo kuvuga aya magambo y'urucantege ameze gutya. Ahubwo kari dukwiriye kuvuga tuti ubwo isezerano risa nkaho ritarasohozwa, reka twongere twisuzume, twongere turebe.
ariko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'umujura. Ubwo ijuru rizavaho hakaba umuriro ukomeye, maze ibyishingiro ibyo byose biremeshwa bikahengeshwa no gushya cyane, isi n'imirimo iyirimo bigashirira. None se ubu ni ukubera iki Petero yanditse ngo umunsi w'umwami wacu uzaza nk'umujura? Ntabwo kwari ukugira ngo duhore twiteguye se? Twakugira ngo duhore twiteguye, kandi ibi ni nabyo byanditswe mu butumwa bwa Yesu, uko bwanditswe na Matayo, avuga iby'abakobwa 10. Abakobwa 10 nk'uko tubona muri uriya mugani, bose mu by'ukuri bari bazi neza yuko umukwe ari hafi kuza, ariko gukomeza gutegereza bageze aho bose barasinzira, ari abanyabwenge ari n'abapfapfa. Ariko bagiye kumva bumva baratungu urusaku ngo umukwe araje. Umunsi w'umwami wacu uzaza nk'umujura. Mu gihe abantu bamwe bazaba bubaka nk'uko byagiye bivugwa n'abahanuzi bera ba kera, abandi bariho barongora, abandi bariho bakora imirimo yabo bavuga bati ibyiza biri imbere, niko umunsi uzabatungura. None se dukwiriye kuzatungurwa bavandimwe? Nuko rero ubwo dutegereje ibyo, umurongo wa 11, ubwo dutegereje ibyo byose, nuko ubwo ibyo byose bizayenga bityo, nk'uko dukwiriye kuba abantu bera kandi twubaha Imana mu ngeso zacu, twebwe abategereza tugatebutsa umunsi w'umwami uzatuma ijuru rigurumana rikayenga, kandi iby'ishingiro ibyo byose biremeshwa bigashongeshwa no gushya cyane. Iki ni cyo dukwiriye gukora. Twe dukwiriye kuba abantu bagenza gute? Twubaha Imana. Ni ikintu kimwe Imana idusaba, ni ukuyubaha pe. Ubu si inshuro ya kangahe dusomye muri uru rwandiko ibyo kubaha Imana? Nta muntu rwose Imana yigeze ituma ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ahubwo ni ukuyubaha. Kandi kuyubaha ntabwo bisaba gutega ngo tujye mu ijuru cyo kubaza none se turakora iki uyu munsi, byose yabidushyiriye mu ijambo ryayo. Imana ishimwe cyane. Kandi nk'uko yasezeranyije, dutegereje ijuru rishya n'isi nshya, ibyo gukiranuka kuzabamo. Imana ishimwe cyane. Nicyo gituma bakundwa, ubwo mutegereje ibyo, mukwiriye kugira umwete wo kuzasangwa mu mahoro, mutagira ikizinga, mutariho umugayo mu maso ye. Mumenye ko kwihangana k'umwami wacu ari agakiza, nk'uko mwene data Pawulo ukundwa yabandikiye abwirijwe n'ubwenge yahawe, ndetse no mu nzandiko ze zose yavuze ibyerekeye ibyo. Icyakora zirimo bimwe biruhije gusobanukirwa, iby'abaswa bahindagurika bagoreka, nk'uko bagira ibyanditswe bindi bakizanira kurimbuka. Ntabwo dukwiriye kwiga by'amajyejuru cyangwa ngo tumere nk'abaswa ngo bahindagurika bagoreka ibintu. Ubu hari ibintu byinshi byagiye bigorekwa, kugeza ubwo n'iyo iby'Imana idusaba kuyubaha byajemo urujijo, kubera ko abaswa bahindagurika bagoreka ibintu, bakavateraga iki ngiki ntabwo kigikenewe. Ibi bintu rega Imana yabisabaga aba n'aba, twebwe ntabwo ibidusaba, kandi ari ukuyubaha. None se hari umuntu n'umwe Imana yaremye idasaba kugira ngo ayubahe? Nubona ikintu gisa nkaho gikora ku cyubahiro cy'Imana, ujye witonda cyane rwose, ujye witonda cyane ku byerekeranye no kuramya, cyane cyane ku byerekeranye n'imisengere. Uramenye ujye witonda. Nta kindi cyatumye Imana ikurema ikagushyira ku isi, nta kindi cyatumye Imana indema, ni ukugira ngo nyubahishe imbere y'ikiremwa cyayisuzuguye, kandi n'uyu munsi kikiyisuzugura. Ku bw'iyo mpamvu rero, hariho amagambo amwe n'amwe dushobora gusanga mu nzandiko, kandi ugasanga izo nzandiko rwose ntago zashakaga kurwanya Imana, ariko abantu bagasa nkaho bazigize ko zarwanyije iby'Imana yagiye ibasaba. Kavuga ati Pawulo rwose yaranditse ngo ibi n'ibi ntabwo bigikenewe, kuko
ko ari umuntu rwose twigeze kuganira arambwira ati "Erega amategeko yavuyeho, ati Pawulo hari amategeko yanditse tugomba kugenderamo." Hmm? Yampa isomo riri mu banza ni mu Bakorinto, ni nk'utuntu nka tungahe yavuze ngo abantu ntibakarye ibinizwe n'ibyaterekerejwe, ngo ibindi byose bihagarare. Rero koko Petero yari ayobowe n'Imana hano, avuga ko hari abantu bazitwaza inzandiko za Pawulo bakazigoreka, hanyuma bagatuma abantu batubaha Imana. Nshuti zanjye, nimureke tuyoborwe n'ijambo ry'Imana. Nuko rero bakundwa, ubwo muburiwe hakiri kare, mwirinde mutayobywa n'uburiganya bw'abanyabyaha, mukareka gushikama kwanyu, ahubwo mukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo, umwami wacu n'umukiza, icyubahiro kibe icye, none n'iteka ryose. Amen. Data mwiza, tugushimiye ko nanone uduhuguye, utweretse ukuntu wadutumyeho abahanuzi bera, kandi ukadutumwaho n'intumwa, yewe na Yesu Kristo ubwe yaraje aratwibwirira. Kandi ibyo byose abo bose bahurizaga mu kutwigisha, mu kutuburira ngo tukubahe, kandi wanadushyiriyeho aho tuzamenyera uburyo dukwiriye kukubaha. Waduhaye ijambo ryawe ari ryo kuri. Nuko rero uduhe kuryumvira, uduhe kurirya, kugira ngo tubike amagambo yaryo mu mitima yacu tutagucumuraho, kandi kugira ngo ridukize umwijima w'ubujiji bwose, ko tubonye ko hariho abaswa bahindagurika bagoreka ijambo ryawe, maze bakizanira kurimbuka. Nuko uturinde abo, kandi natwe uturinde kuba abaswa, ahubwo uba ari wowe utwiyoborera mu ijambo ryawe. Kandi twabonye iby'isi ya kera yigeze kurimbuka, kubera abantu bari bayiriho bavugaga ko isezerano nta rizasohora, ariko isi y'icyo gihe yarenzweho n'amazi irarimbuka. Tubonye kandi n'iyindi si izatwikwa n'umuriro ku munsi w'amateka. Ibintu byose tureba, turwanira, twirirwa dukorera, bituma tutakumvira, bituma tutakubaha, ngo bigashonga byose bigashya cyane. None rero ubwo tuburiwe hakiri kare, uduhe mwami kumva umuburo wawe, uduhe kukumvira no kukubaha, maze ibyo bintu bindi dushakisha bize ku wundi mwanya, kandi tujye twakira ibyo waduhaye. Uturinde kujya mu mayeri n'amanyanga n'ibindi bintu bitari byo, kuko ibyo byose nyine bizashya, ahubwo duhe kukumvira no kukubaha, Mana yacu. Ngaho rero fasha ubwoko bwawe, kandi utwongerere imbaraga, utwongerere mwami abakizwa, kandi uduhe ubwenge bujijutse. Iminsi mibi nk'iyi turimo tuyoborwemo nawe, uduhe kwemera ubuyobozi buturutse mu ijuru, tuyoborwe na Mwuka. Uduhe umwuka wera wo kutuyobora, wo gutuma twumva ibyawe ku rwego rwabyo, twe kwitiranya ibintu, twe kugoreka ibyawe, ahubwo Mana yacu duhe kukumvira no kukubaha. Ni mu izina rya Yesu tubigusabye, amen.